Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 muri Qatar hazabera imikino y'igikombe cy'Isi cy'umupira w'amaguru. Kuri ubu imyiteguro igeze kure, aho amabisi azakoreshwa agera ku 1300 mashya yageze mu mujyi wa Doha. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa birimo na transport y'abazaba bitabira iki gikombe cy'Isi kizabera muri Qatar, Dani Al-Zara, arasobanura uko izi bisi zizakoreshwa. The test today is around 1300 buses that uyu munsi turakora igerageza ku mabisi 1300 azajya akoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo gutwara abazaba bajya kureba imikino ku masitade. Aya mabisi kandi azajya akoreshwa ajyana abantu cyangwa abavana aho bazaba baparitse imodoka zabo, imirimo yo ku masitade, gutembereza abantu mu mujyi wa Doha, ari naho hazaba higanje ibikorwa byinshi by'igikombe cy'Isi. Ahmad Al-Abaidri nawe ufite imirimo ikomeye ashinzwe mu myiteguro y'igikombe cy'Isi yumvikanye avuga ko uyu ari umushinga munini cyane mu mateka yo gutwara abantu, yongeraho ko babyiteguye neza. Dani Al-Zara yongeye kandi avuga ko Qatar itigeze igira umubare ungana gutya mu mabisi atwara abantu mbere y'igikombe cy'Isi. I think this is never seen before. Ibi ntabwo birabaho kuko ubusanzwe iyo hagiye kuba igikombe cy'Isi hakoreshwa uburyo bwo gutwara abantu busanzwe mu gihugu, hakiyongeraho n'ibindi nk'ibi. Bisi zigera kuri 800 muri izi 1300 zizaba zikoreshwa n'umuriro. Ahmad Al-Abdairi yavuze icyo bivuze kuri Qatar. So one of the major outcomes of this service or legacy outcomes is kimwe mu bintu byiza tuzasigarana nk'umurage nuko bizahindura uburyo bwari busanzwe bukoreshwa muri serivisi zo gutwara abagenzi, aho noneho ubu bisi zizajya zikoreshwa umuriro w'amashanyarazi. Bisi 800 zizajya zikoresha umuriro, bizaba ari ikintu cy'umurage gisigaye ugereranije n'uburyo bwari busanzweho bwo gutwara abagenzi. Abantu barenga miliyoni nibo bateganijwe ko bazitabira imikino y'igikombe cy'Isi cya 2022 kizabera muri Qatar, agahugu gato cyane gaherereye mu burasirazuba bwo hagati. Qatar yahaye akazi abashoferi bagera ku 400 baturuka ku mugabane wa Aziya na Afurika. Kuri ubu nabo batangiye amahugurwa azabafasha kwirinda impanuka iyo ari yo yose. Buri bisi muri izi zizakoreshwa ifitemo kamera z'umutekano zizajya zerekana umuntu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyateza umutekano muke. Igikombe cy'Isi nikirangira, Qatar yavuze ko izi bisi izazitanga yumvikanisha ko izaba isigaranye umurage ko ari cyo gihugu cyonyine ku isi gikoresheje bisi zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi mu bihe nk'ibi by'igikombe cy'Isi. Umukino wa mbere wo mu gikombe cy'Isi uzaba ku cyumweru ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 11, ukazahuza ikipe y'igihugu cya Qatar n'iya Equateur kuri sitade ya Al Baiti. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.